egera hino nkubwire inkuru rero. Dutangiranye n'abasore n'abakobwa bahagaze ahangaha ariko bafite ubwoba bwinshi cyane. Uyavuga ati guys cyangwa se basore namwe bakobwa, ibi bintu ni bibi cyane ku rwego rurenze urugero. Nyagasani bafite ubwoba. Uyo nguyu ahita avuga ati se niki tugiye gukora nonaha? Bono baribana, buri wese areba mugenzi we bifashe mafubyi, ubona ko ibintu barimo kubona bibateye ubwoba. Uyavuga ati kugira ngo bigende neza dukeneye gukora ibishoboka byose ntihagire umuntu ubona uyu mubiri cyangwa se uyu murambo. Bata umutwe cyane, ndebera uburyo barimo gutitira baribana. Hano hari n'uwifashe uku nguku, ubwoba ari bwinshi cyane. Akangaka nuko nguko tugatangiye sasa rero. High school, abanyeshuri ahangaha barimo kuza ku ishuri baganira bisanzwe, bigaragara ko ari nka mu gitondo cyangwa se ari itangira ry'amashuri. Abanyeshuri babona navuga ati ewan umeze gute se man, ibintu n'ubutamu se, basuhuzanya cyane. Ati urisanga my brother umeze gute se, hi guys mumeze gute, hi Diane bite bimeze gute. N'abanyeshuri hano hari umubyeyi uvuga ati reka nizere ko umupangu muwuzi abwira abana ni A kuzana amanota ya mbere kugera ku iherezo. Siko bimeze? Yavuga ati yego mama niko bimeze. Umubyeyi areba inyuma avuga ati Izake nawe yari yishe inyuma. Ibyo ngibyo nawe birakureba, ntabwo ari iby'uyu sister we wenyine gusa, ntabwo afite imitwe ibiri. Uyavuga ati mama ariko ngewe nagize B gusa mu gihembwe cyatambutse gusa. Uyu mugore amureba nabi. Yego nyine twebwe turibe ibina bozi, ubwo n'umuryango wawe ni A cyangwa se ntihagire ikindi kintu, nta bindi dushaka. Abanyeshuri bakomeza kuvuga ngo mwarimu umeze gute, mbese n'abanyeshuri bigaragara ko barimo gutangira bushyashya. Ahmad bimeze gute? Diane aka ni gashyashya se. Come on guys nimuze hano. Abanyeshuri barabonana. Hi Ivy ese umeze gute? Abanyeshuri bagenda babona ndetse abangaba barimo kugenda basuzanya, bigaragara ko ari agatsinda. Wa musore Izake tubonye ni musaza w'umukobwa usohotse ahangaha bahise bita Ivy, we yatambutseho acaho aragenda ntagira agasura na kamwe kagucika. Ati nese nta kintu turimo kwibagirwa. Yavuga ati guys nese umunsi wa mbere ku ishuri waba umaze iki tudafasha agaserifi, ahubwo ni abasore dutangiranye. Ariko muri abo basore dutangiranye harimo abo cyangwa se ni na bose ahubwo tubonye bavuga ngo ese dukora iki uyu murambo ntagire umuntu ububona. Muvuge cheese mumwenyure bafata ifoto. Ni abasore dutangiranye kumbe n'abanyeshuri. Tuza kongera gusubira hayi, reka dufate nakandi noneho iyi CCTV irimo neza cyane, inshuti magara, ibintu nk'ibyo ngibyo bafata nakandi gafoto. Ni abanyeshuri dutangiranye, ntagire isura nimwe igucika. Ni agatsiko k'abanyeshuri. Nese Shalewa wigeze umubonaho? N'uyu musore umwe wavuze ngo umurambo ntubone iki. Ati ya Shalewa yanyandikiye avuga ko ngo ari buze gukerererwa. Atoke nta kibazo rwose, ari buze kurakara kubera ko atinjiye muri iyi foto. Ati oya uri buze kumweditinga umushyiremo. Yego rwose ndi buze. Narimba kumbuye guys, ni abanyeshuri dutangiranye, naka high school dutangiranye, abanyeshuri barimo kuza ku ishuri, bigaragara ko ari igihembwe gishyashya. Hi mine, hi Izake bimeze bitese n'umukobwa. None se mwakoze iki mu biruhuko? Izake avuga ati ngiye n'umuryango wanjye twakoze urugendo nyine tujya ahantu mu gihugu, byari ibintu biri fani cyane. Uretse ko gusa ngiye naho mama wanjye yakomeje kongeranya na mushiki wanjye Ivy, ngiye bira bintu biranandambiye cyane kubera ko gusa nagize B mu gihembwe cyatambutse gusa. Uyavuga ati ariko ni sister wawe nyine. Izake avuga ati oya nose ibyo ngibyo niyo mpamvu yahora arimo kutugereranya buri gihe. Ati oya si mama wawe se nyine uramuyobewe si umuzi. Ni umukobwa ati ndabizi si byo rata, ariko igihe cyose umva iki gihembwe cyose ni A gusa. Ni umusore witwa Izake. Hanyuma se mwe mwakoze iki mu kiruhuko? Ati ngiye nagiye Zimbabwe twarebye ibintu byinshi cyane. Hoya bimbwire. Ni umusore witwa Izake ugira amazimwe menshi. Ndetse ahangaha muri iki kigo cy'amashuri abanyeshuri bagikomeje kuza, abandi bageze mu mashuri bakomeza kuri uyu bise Ahmad yaje avuga ati principal araje. Obasi ati ukweri muri gusakuza se, bahita batuza. Uyu musore bamwise Ahmad. Ndetse principal nuko nguko yinjiye ahangaha. Igitondo cyiza class, igitondo cyiza. Ni ishuri ririmo na Izake. Nese nirihe somo mwagakwiye kwa mufite nonaha? Uyu Izake bigaragara ko akunda kuvuga cyane. Ati Ivy na Mr Marcus bagiye kugira ngo barebe nyine liste y'amasomo y'iki gihembwe tuziga, ibintu nk'ibyo ngibyo. Uyavuga ati oke nta kibazo rwose. Yinjiranye n'umukobwa. Uyu mukobwa aje kumupresenta, bigaragara ko ibi ngibi ari ibintu byabaye mbere gatoya ya biratwatangiriye, kuko uyu mwana w'umukobwa bazanye yarari mwabari abantu bafite ubwoba dutanga
dutangiranye. Ati nk'uko dutangiye uyu mwaka mushyashya, mureke sasa tugire utuntu dukeya twemeranyaho, cyangwa se reka uburyo yabivuzemo, reka inzovu iri muri iki cyumba cyangwa se muri iri shuri tuyivugeho nonaha. Nagira akantu na gato kagucika, reka inzovu iri ahangaha muri iri shuri tuyaderesinge tuyivuge, yahita akorora cyane cyangwa se yitsamura avuga ngo ayize, ariko kugerageza kuvuga Izake, uriya musore tubonye uvuga amazimwe. Ati mwese ndetse mwese nta n'umuntu n'umwe uvuyemo muri mwebwe mufite reputation cyangwa se icyubahiro mugomba kurinda. Bareba bose abitegereza, oke atakibazo, ni principle, ndetse kandi nizerera mu mahirwe ya kabiri. Bityo rero uyu mwaka mureke dushyireho amahame ya danje cyangwa se akomeye cyane ahumadi rabamadi, ndetse kandi niteze imyitwarire myiza muri mwebwe, ndetse kandi ndabizi ko mubishoboye ibi myitwarire myiza. Bityo rero reka uyu mwaka wacu dutangiye mushyashya tuwugire umwaka twese uzadutera ishema nyine, ndetse kandi muranyumva neza se. Uyavuga ati yego nyakubahwa, ni Izake akoma no mu mashyi, bigaragara ko Izake ashyuha cyane nyagasani. Ni ishuri dutangiranye ndetse ni mu kigo. Ataka kanya mufite umuntu mushyashya uje kubiyungaho, ndetse ari muri iyi classe yanyu. Ati bityo rero umukobwa mutoya ivuge nonaha. Uyu mwana w'umukobwa mushyashya agorora umuhogo kugira ngo yivuge. Hi guys, abangabana anje nitwa Chinasa Benson, ndetse kandi akaba aribwo nakwimukira inaha muri izi nce. Nge n'ababyeyi banjye duturutse muri Enugu, mu gace kitwa Enugu. Uyavuga ati uravuze ngo witwa Benson, nese papa washobora kuba ari Chinedu Benson, wa muntu ufite za company z'amavuta n'ibiki? Uyavuga ati simbizi. Ati yego rwose ni anko wawe cyangwa icyo bamubwiye ati birahagije. Izake arabaririza cyane agira amazina. Chinasa, genda ufate umwanya wawe wicare cyangwa se urebe umwanya wo kwicaramo. Aza none se uruhe Benson, ni wuhe ahubwo? Atwe wamagenga bora ni Izake, ngwino tujyane Izake. We Izake aravugaguzwa cyane. Ati nese ntari icyo bigutwaye se, nge nitwa Victory nyine. Uyu mukobwa nawe twamubonye umwe woze ari kubwira Izake ngo bagiye muri Zimbabwe. Hayi yitwa Victory, ndetse kandi ni byiza guhura nawe, ni Victoria, urisanga ku kigo cyacu. Urakoze cyane, ntagira agasura na gato kagucika, ndetse ndibuze kubigusobanura neza cyane kuko aka kantu ka high school na ka danje muri ya gahunda yacu twatangiye, aho ngiye kujya nzizana nkazizanira icyarimwe, niba ari agaseri kakaza kose icyarimwe ukakareba utiri utegereza ngo episode y'ejo. Principal yazanye Izake ahangaha muri office, baricarana ahangaha arimo gukomeza kumwitegereza cyane. Sasa rero areba Izake, umva ngiye nkeneye expertise yawe. Expertise ni nka kwa kundi umuntu aba afite ibintu azobereyemo cyane, noneho umuntu akaza kumugishaho inama kugira ngo mbese amuhe ubugorozi. Nkeneye ubugorozi bwawe none hatego nyakubaha. Urabizi nyine igihembwe cyatambutse hanyuzemo ibirego byinshi cyane bakureze, bikurwanya nyine bakureze, ndetse kandi ibyo bintu byarantengushye cyane. Uyavuga atego rwose ndabizi nyakubahwa, ariko nyine nge ntabwo nkunda kuvuga amazimwe, ariko abanyeshuri twigana ntabwo bubaha kino kigo ndetse n'amategeko n'amabwiriza. Ni Izake ngo ntabwo avuga amazimwe, ariko nanone uyavuga ati urabizi ngewe mfitemo iki cyubahiro nyine cyo kubera ahantu hose icyarimwe. Uyavuga ati ndakumva ati urabizi, ndetse kandi hari ibintu byinshi cyane nshobora kwaccessinga iyi session. Rero nshaka ko Izake umbera amatwi ndetse ukambera n'amaso. Ni principle, nshaka kumenya buri kintu icyo ari cyo cyose nyine kibera ahangaha no mu ishuri ryanyu, ukajya umbwira nyine nimvuga ibintu byose wumve ko ndi kuvuga ibintu byose. Atego nyakubahwa ndimo kukumva rwose cyane rwose, ndishimye kuko ibyo ngibyo ngiye kubikora. Uyu nguyu avuga ati nyine ngiye nshaka ko ibi ngibi ubibika nk'ibanga. Ntagira uti yego rwose nyakubahwa. Ati nkwiyegamijeho musore wanjye. Uyavuga turakoze cyane nyakubahwa. Ati kandi reka nizere ko ushobora izi nshingano kuzihandoringa. Izake avuga ati ni icyubahiro cyinshi nyakubahwa cyane rwose. Uyavuga ati ibyo ngibyo nibyo nkunda kumva rwose. Urakoze nyakubahwa, urakoze cyane. Abanyeshuri hano barimo kuganira avuga ati abasore hano hanze, ati nyakubahwa bingibi ndabikunda cyane rwose. Yararimo kumubwira ngo ajya amuvugira amazimwe. Ati iriya shuri tuvuyemo rwose ryari rifite stress nyinshi cyane. Ati wabibonye se nawe, rimwe na rimwe mba nifuza ko mwarimu wacu hayi Eliya, hayi bimeze bite? Ni umukobwa wari utambutse ahangaha.
ari n'uyu musore Eliya ari kumwe n'uyu twabonye bita Ahumadi ndetse n'undi ufite utuntu tw'udusuko. Ati mani ujye ufokasinga mani kuva uriya mukoci yakusiga ashaka umuntu wo gusimbura uriya wagiye, barimo kuganira bisanzwe n'abanyeshuri abandi bagenda batambuka bisanzwe, nyine abanyeshuri barimo kubiganiraho ibijyanye n'iki, ndetse kandi bavuga no kuri principal wabo ahangaha. Atego rwose bavuga ngo uriya mugabo ntabwo abaryohera cyangwa se ntabwo nyine abarinezeza, buri gihe barimo gushaka umuntu wo gutangamo urugero, ibintu nk'ibyo. Ahumadi none se bijyanye na cya kirori nyine imyiteguro bimeze bite? Niko uyu yabajije Ahumadi, ni mugenzi ntituramenya izina. Ubwo Eliya n'umwe muri abangaba ati guys ni jyewe mujye mumenya ko ari njye, ntukajye ubaza ngo mbese ngo mu mugati harimo ifarini, ntukajye ubibaza. Barimo kuganira bati moncengo cyane itambukira, ni umukobwa atambutsa. Uyu mukobwa se afite ikihe kibazo? Niko basigaye bibaza. Ati man ati ngiye nyine akazi kose nagatunganije. umva reka uriya ajya gukosora mani, dukeneye ibintu byinshi cyane hariya mwakira kirori, dukeneye urumuri, za baga, inkoko, small chops, ndetse kandi tugomba no gufatirana aya mahirwe tuba tubonye ko ababyeyi bawe badahari. Yavuga ati Eliya ni Ahumadi murimo kuvugaho none hawana. Uyu musore wo hagati niwe witwa Eliya, Elija nyine umwe wahoze urimo kuvuga ngo umurambo bawuhishe. Uyu rwose ibintu birabi hari bimeze neza cyane mu nyizere. Ibintu byose ndabifite mani, ntimugire ikibazo. Urumuri cyangwa se amatara, ibyuki, buri kintu icyo ari cyo cyose, ibyo kunywa, ibiryo, shisha, ibintu byose ni ubutamu cyane, ndetse ibintu byose biri buze kuba bihari bimeze neza cyane. Ati mani ntiwibagirwe buzi ntuzibagirwe ni za nzoga ziba zimwe. Ati damn mani nkeneye kugenda nonaha. Niko Eliya yavuze. Ugiye hehe se? Uyu musore avuga ati nkeneye kujya guhura na papa wanjye mu rusengero. Ati mwana rwose w'umubwiriza kwihuta cyane, hutira buze wakererewe. Undi avuga ati uriya mugabo ahora mu ijosi ryanjye cyangwa se abanyinaganitseho icyumweru cyose, ntabwo nshaka kumuhereza andi mahirwe nanone yo kunyitwararika ibiki n'ibiki. Ati reka ngende mbanza njya gusokoza imisatsi yanjye. Ni Eliya nuko nguko yagiye. Ahumadi n'uyu musore baragenda barimo kuganira ngo uriya mukobwa mani iteka ryose ahora arimo gusakuza, noneho afite n'impanga ye buri gihe ibyo ngibyo byarabaye. Ndetse ahangaha mu modoka hari umugabo wari urimo atwaye imodoka arimo kwerekeza tuvuye ku ishuri. Uyu mugabo yarebye ahangaha kumbe ari kumwe n'uyu musore Elijah, ni Eliya, amureba akazunguza umutwe avuga ati nk'uyu muhungu koko. Kumbe ahangaha ku ruhande ntagira akantu na gato kagucika, hari umugore urimo kwisetsa mbega akira aho arakomanze ku muryango, ndetse uyu mugore ashigukira hejuru. Nibiki bibaye iki? Ubaye iki? Arabyumva ati buretse gatoya. Ni umugore byuka vuba igitega. Layira araje. Layira twamubonye mu abanyeshuri. Ati Layira, ati yego rwose Layira araje. Njye ntabwo nshaka ko aza akatubona tumeze nk'uku nguku. Ati Layira, ati yego rwose niko bimeze. Uyavuga ati wasanga ari cyo gihe cyo kugira ngo tumubwire ko njye nawe twasubiranye wana. Umugore avuga ati oya ndabyanze simbishaka. Nese kuva ryari Danjuma? Ibi ngibi ntabwo bishoboka, reka aze ahure natwe. Ndavuga ati Danjuma ndabyanze, oya njye ntabwo mfite igihe cy'ibi ngibi. Ambara imyenda yawe nonaha ugende. Ambara imyenda vuba ugire vuba ugire n'ibiki. Kumbe ubwo Layira ni umwana w'ahangaha cyangwa se umukobwa w'ahangaha nyine. Uyu mugabo bamwambikisha imwe. Ambara vuba ariko bigire vuba nurangiza uze uriya mukobwa ntatubone. Uyu mugabo nuko nguko yavuye mu buriri yihuse cyane ajya kwisha ku ruhande. Hi my baby. Kumbe ni umukobwa we, ni wa munyeshuri nawe twamubonye muri babandi. Ati hi mami. Ku ishuri byari bimeze gute se? Arimo kuvuga ikirimi cyitwa igihausa, ni cyo muri Nigeria. Byari bimeze bite se? Ati ishuri ryari rimeze neza cyane. Iyo sura ntuyibagirwe, yitwa Layira, twanamubonye no muri babanyeshuri n'ubundi. Ngaho rero genda ujye mu cyumba cyawe, nurangiza nyine ibintu byose bimeze neza. Ati yego rwose bimeze neza. Yego genda ujye gukoramo uniform yawe, hanyuma nyine ibintu biri buze kugira neza uhindure. Njye uyavuga ati nashaka kuzuhuza mbere yuko nyine ati yarebye anga ku ruhande abona isaha. Ati ntugire ikibazo nanjye nshaka kujya koga, ndi buze kubona hariya hasi ninza. Siko bimeze se? Ni umugore wari uri kumwe n'umugabo, ariko ngo ntabwo uyu mugore ashaka ko uyu mwana Layira yongera kubabonana cyangwa se ngo ubone ko bari kumwe nanone. Uyu nguyu burya murema gira vuba mbere yuko agenda, wihute cyane mbere yuko agaruka. Uyu nguyu ubwo baramwirukanye kandi ibintu byari bimeze neza. Hano mu rugo Elijah ndetse na papa we nuko nguko batashye ahangaha mu rugo. Ndetse uyu mugabo
yasohotse mu modoka n'uyu musore we. Uyu mugabo aza ameze nk'uwarakaye cyane yitegereza uyu musore, show ahita agenda ajya kwinjira mu nzu arakaye cyane. Bigaragara ko Eliya ashobora kuba hari amakosa yakoze, nuko nguko yaje gake gake abanza no kubitekerezaho cyane. Papa we ngo amubwira hano muri uru rugo bajemo, haleluya amen, n'umugore wari urimo, yego rwose tuzabonane mu masengesho ku cyumweru, urakoze cyane rwose, bye. Umeze gute my dear? Uyu mugabo nuko nguko yaje ati meze neza. Nase ufite ikihe kibazo aka kanya? Umugabo ameze nk'uwataye umutwe. Nase nibiki byakubayeho? Wabaye iki? Ufite ikihe kibazo? Uyu mugabo aruhutse umutima cyane. Umusore nuko yaje, uyu niwe Elijah we, Eliya we, bimeze bite? Umusore aza afite ipfunwe. Nase umeze gute? Uyu musore avata igicam, umugora mwiza mama, umugora mwiza. Garuka hano wa mugenga we, urimo kujya hese, garuka hanga yaragiye. Uyu ni mama we. Uyu musore bigaragara ko hari amakosa yakoze, ngo papa we ahora ku ijosi rye amwinaganitseho amubwira ngo ajye gusenga. Urabizi ko uri umusore wikunda, uri nyamwigendaho, wa musore uri nyamwigendaho cyane, ndetse na buri kintu icyo ari cyo cyose njye na mama wawe tugukorera, akazi kose ndetse n'ibitambo tugutambira wa muginga we, uku nguku niko uhitamo kutwishyura se? Umugore avuga ati nibiki bijya mbere se? Nibiki bijya mbere? Areba umugabo we ati nibiki bijya mbere? Aze so umusore wawe uri ahangaha se, uyu mwana wawe umuhungu wawe uri ahangaha waje ukererewe ku rusengero, noneho na rogo ya ministry yose barimo kubwiriza, noneho bamubaza ku bijyanye na ceremony akahita ahagarara nk'izombi nkaho wagira ngo nta bwonko imbere y'urusengero rwose. Noneho umwana ngo wa Revera Mike, umwana wa Revera Mike akansebye uko nguku. Umugore avuga ati Eliya, nese urashaka ko abantu badukwena koko? Kumbe uyu mwana arezwe mu buryo bwa gikristo. Bamureze mu buryo bwa gikristo, kandi ibi ngibi turimo kubona ni ibintu byabaye mbere ya hariya, bishobora kuba byarabaye imbere y'aho twatangiriye. Noneho uyu mwana warezwe mu buryo bwa gikristo akaba ari ahantu ari kuvuga ngo bakora ibishoboka byose ntihagire umuntu ubona umurambo w'umuntu. Koko ibintu twagukoreye wa mwana we, iteka dukomeza kukubwira ngo iteka ryose ujye utega amatwi. Nese ufite ikihe kibazo wa muhungu we? Ati mama ntabwo byari amakosa yanjye, yarayandise, nari mfite akazi ko ku ishuri wana, amanota makeya se cyangwa amabini yirimo kuvuga wa muginga. Urabona iyo myitwarire yawe y'ubugoryi ntabwo nzongera kuyakira mu rugo rwanjye wa musore, sinzigera nyihanganira rwose, oya sinzayemera. Umugore avuga ati tuza baby, tuza dia, byoroshye. Ako kanya telefone y'umusore irasona, ati ndibuze kumuvugisha. Oya batira bakano kaginga, ndi kukuvugisha wa muginga, warangiza ukubita telefone hasi umugabo arayimena. Ndimo kukuvugisha wowe nkubwira n'amakosa yawe ukaba uri kwikandira telefone wa muginga. Ujya kuvuga iki se? Oya bivuge. Oya so iyo nteruro yisoze. We muginga, wo muginga. Oya urashaka ni ababyeyi b'abanyafurika. Ati ni telefone yanjye unarayishyuye wa muginga we, nijye wayikuguriye nyagasani, nungure nijye wayiguze iyo telefone urimo kwiratana. Ni umusore mucyocaho wa muginga we, mama wamucirize. Reba uyu muhungu wawe, iyo umwana yakosheje aba ari uwa nyina. Reba umwana wa Revera Mike, Revera Mike w'igitangaza, noneho uwo mwana akaba ari irresponsible w'ikigoryi. Reba ibisatsi biri ku mutwe, ndavuga ati oya mwihanganire diya. Ni umwana, reba aka kanya uvuye ku rusengero, reba uburyo urimo kuzamura ijwi ryawe kandi aribwo uvuye ku rusengero. Reka Sekibi nigukoresha. Yavuga ati Sekibi niwe ufite inshingano muri ibi byose. Ati tuza rwose, tuza ni umugore. Imana izafata kontrole, Imana ntizakontorora. Yicara ahangaha arakaye cyane. Umugore nawe amureba ati mama nakumvise rwose. Hano ku ruhande hari abandi bari kuvuga igipigini. Ati mama nakumvise rwose, nuwaje ahangaha aseka yiyambariye uko nguko. Ati oya uzambona mu gihe kidatize rwose, ntugire ikibazo. Yego byoroshye mani, gifungura gakeke. Unsuhurize na papa, umubwira ngo papa ndamukumbuye cyane. Ati wa ni mama wese? Ati yego ni mama. Mama ndagusuhuje. Uyu Nikola urimo kugusuhuza mama. Ni umusore urahanga, ntagire isura nimwe wibagirwa, uretse ko nyine tungende ujye nkwibutsa nyine neza.
ya akanga ngo ubu uri kunyitaho ati yego rwose arimo kugerageza uko ashoboye ati nase ntabwo ari njyewe gufasha ubuzima hano muri uyu mujyi turimo no basore bigaragara ko nyine aba basore bombi baziranye na mama w'uyu musore kuvugira kuri telefone nase wankoreye icyo wamugingiwe baburana bakiri kuri telefone wankoreye iki se n'icyo wamfashije cya danje ati yego barabaza ngo shimire basi urisanga cyane ujye ucimira mani ibintu byose ushaka kuvuga ati wiyiteho mama wiyiteho cyane ati hawufa bimeze bite se ati nagarutse mu kanya mani nta byadanje tica akazi kari kameze gute se uyu musore hoze uri kuvugana na mama n'umwarimu atoya iby'akazi tubyihorere rwose kuko ndanabirambiwe bino bya NYSC ubwo aba ari umukopa nyine abantu twarebanye twinshi iby'abakopa twarabibonye mwa kiriya gihugu ukuntu biba bimeze cyangwa se ndibuze kubisubiramo ati bro sinjyewe uzarota ndangije ibi bintu by'ubukopa rwose ndavuga ati mani ni ugiye guhura n'umuntu nyine mukagira akaba ari iruhande rwawe hano uzakomeza gukora ibintu byawe ureke kwistressa mani n'ibiki byose uyavuga ati njye nindamuka nsoje aka kazi nkasubira muri Abuja nkamarayo amezi 2 rwose umva hano uyu mujyi ni umusazi warasazi yavuga ati yego rwose ihangane muhungu we ihangane rwose we ni ahantu hawe uba ushaka kujya mu cyaro gusa mbese ashaka kuva i Kigali hashyushye akigira nk'ibuzinga njwiri kwa Bashariroti ati hoya ntugire ikibazo nzakujyana mu giturage cy'iwacu ugende ujye kuruhukirayo utuze cyane ibintu nk'ibyo ngibyo ibi bintu bo byibagiwe wana ati buretse gato urapanga gusubira ibuzinga njwiri koko ati yego na nshaka gusubira ibuzinga njwiri avuye i Kigali oyavuga ati nase nibiki bizaba ku cyuki cyawe umukobwa mukundana oyavuga ati nawe nzamujyana rwose icyuki cyanjye nzakijyana reba uriya mukobwa w'icyuki nzagenda njya kumwereka mama wanjye yavuga ati mbese ntabwo ndimo kuvuga tope wana ndimo kuvuga na ka gakobwa gatoya muteretana yavuga ati mani urimo kuvuga ibiki mani ndavuga ati nase ntabwo ndimo kukubaza ikibazo nyine ati oya bisa nkaho wagira ngo hari ibintu wanyweye bikaba byinjiye mu bwonko bwawe mu mutwe wawe yavuga ati nase kubera icyo ugize umujinya tuza wana mbese uyu musore tubonye w'umwarimu uhoze uri kuvugana na mama we afite umukobwa bakundana witwa Tope akaba afite n'akandi gakobwa gatoya ngo bateretana uyu nguyu avuzeho akarakara ntagira akantu na gato kagucika ati tuza mani no vex ntuze kurakara barimo kuvuga igipigini nyine ati mani reka tunikinire na game game se nasa nge nifite ama-email ndimwe kohereza ahangaha ndavuga ati mani nakoze cyane aho kukina ibyawe undeke nge niyohereza ama-email wana atari ikintu nshaka kwigisha atawaya kambaze nohereza izi email hanyuma nze nkwerekesha ahanga urashaka kunyigisha wawe reka nze nkwereke nge ndi papa we muri uyu mukino ndashaka kunyigisha kubera ibukize cyangwa se wansinze agakino kamwe urashaka kuzana wigira umuntu wa danje mbese n'abasore bigaragara ko bari muri ghetto sasa ahangaha ku ruhande wa mukobwa twabonye witwa Leila ari ahangaha hari warimo kwandikira avuga ati kuki ntigeze nkubona ku ishuri uyu munsi ati ngenda gukumbuye cyane ari kwandika utuntu tw'utumesaje ahangaha ku ruhande ndetse akanamwenyura ati nanjye ndagukumbuye cyane umunsi waruhuze cyane ndagukumbuye ibintu nk'ibyo ngibyo ni Leila hari uwaje arimo kumuhamagara avuga ati Leila umukobwa ntiyabbyumva kubera ahugiye mu bintu bya chat cyane umuryango warafungutse Leila ahita yikanga cyane kumbe ni mama we wagakobwa we koko giraho ngibyo nibumwe kuvuguze tujye kurya ibya nimugoroba yavuga ati okay mami waranyumvisha neza cyane se kora ubushoboka byose kandi uze gukora amasuku muri iki cyumba cye mami bye ngaho buretse ndaje ni Leila hari abaza barimo kwandikirana nyine uyu nguyu mama we aramwitegereza acaho aragenda nanone kumbe yari arimo gucata akomeza gucata n'umuhungu nari ngukumbuye bigaragara ko ahantu yarari uyu munsi ari ku ishuri bwo atigeze abona uwo muhungu ku ishuri ndetse byarabaye kandi twabonye bari abanyeshuri Ahmed arimo kuvuga ngo hari ikirori arimo gutegura kumbe uyu mukobwa twabonye Chinasa mushyashya bazanye ku ishuri yarara ahangaha arimo kwiga yinanura mbega nindasize uyu muryango wafunguye se nibiki bijya mbere Chinasa wagakobwa we ni umugore winjiye ati ninde urimo kunsubiza aka gakobwa kicaye ko kari kuvugira kurera nukubera icyo uriya muryango usiga wawufunguye cyane urashaka ko imibu yinjira ahangaha ikatwica
aka gakobwa bigaragara ko katurutse mu muryango nyine ahantu bavuga ngo imibungo basi nese kubera iki iyo buji icanye ati mama ubushyuhe bwari bwinshi bityo rero nagombaga gufungura umuryango mani ni mama wurahanga bari nibiki byabaye ku matara se ati kilowate zashizemo muri konteri. Kumbe uyu mwana ubwo yivugaga bakavuga ngo aturutse ngo kwa Benson wa Danji, kumbe bibereyeho mu buzima buciriritse we na mama we. Ati nanone umuriro wongeye ushiramo se nanone byagenze gute se? Ni mama we waje ahangaha. Nese bongeje kilowate zisigaye zihenze kubera ko twaguze ejo bundi, nese twari dufite umuriro mu kanya. Umwana avuga ati bimbwire aya mezi abiri tumaze rwose ko atatworoheye rwose. Ni mama we. Umwana akomeza kwiga, uyu nguyu ajya kugenda. Hanyuma se ku ishuri byagenze gute mukobwa we? Umukobwa arayura yawe byari biraho nyine byari biraho. Uyu mugore ahita aza yicara yitegereza umwana we. Ngo byari biraho ubwo se ushatse kuvuga iki? Nese icyo nicyo cyane ukwiye kuvuga mama, byari biraho rwose pe, byari biraho. Ndacyarimo kugerageza kwinjiramo nyine ngo nisange ibijyanye nanjye tubyihorere. Hanyuma se umeze gute mama? Uyu mugore yewe akuramo na wigi, bigaragara ko bitari byoroshye. Mwana wanjye bashaka kunyikisha akazi. Urabizi ko ari umunsi wa mbere wanjye kwa karakazi nyine yishima. Nubwo narinze ko noneho departement banshyizemo kugira ngo nyiyobore ari ugutangira bushyashya from scratch, ndetse n'aka kanya akaba ari urimo gukora n'akazi karemereye cyane, ibintu nk'ibyo ngibyo. None uyu munsi kandi akaba ari umunsi wa mbere w'akazi kanjye rwose. Umukobwa arabyumva, it is well, bimeze neza. Ati anyways, noneho ikintu cy'ingenzi aka kanya nuko ngiye ndimwo gushima Imana nyine ko aka kazi nyine byibura kazajya kabona kavamo minerivare yawe, noneho ukabona amafaranga yo kwishyura. Ibyo ngibyo ntabwo nzigera mbihangayikira. None usuze ngo nari kubyitwaramo gute iyaba ntashobora kwishyura minerivare yawe rwose? Noneho nkaba ndimwo no gusafaniga muri aka kazi karuhije basi ntanakuramo minerivare yawe. No nashaka kandi rwose. Ati nese hari amazi arimo ayise byibura cyangwa amazi akonje? Ati ngo ninywereye basi. Ati yahe amazi ngo ameze gute? Nta kintu kiri ahangaha, no muri firigo yacu nta kintu kirimo. Bigaragara ko uyu mwana kinasa dutangiranye nyine ubuzima butameze neza. Twamubonye yigunje hariya bavugaga ngo umubiri w'umurambo w'umuntu ngo uhari, babonye bambaye n'imyenda itari y'ishuri ngo ntibabivuge. Naho amazi asanzwe ati ntayo dufite, ntayo. Ati yose wayanyweye? Ni mama we babana. Mama we umwana aramureba ati mama nase ntabwo ari njye nawe tubana ahangaha muri urugo twenyine gusa, sitwe hoya hari undi muntu tubana hano. Umugore avuga ati wake atakibazo, nta kibazo rwose. Afata igikapu cye n'imisatsi. Mbese wari ubizi ko ninyura inyuma yawe ndagukubita urukirwa mu mugongo? Niyo mpamvu wari urimo gucunga cyane uhagaze urimo kundeba wa muginga we. Kumbe babikinamo disi. We wa muginga we baraseka. Bigaragara ko ari kwa kundi nyine bibariyeho ubuzima bugize ariko bawubanye neza cyane. Uyu mwana asigara ahangaha arimo kwiruhutsa avuga ati se nihe narindi cyangwa se nihehe. Mwibutsa ko iyi gahunda twatangiye n'ujya ubona agace ka mbere ka high school n'aka kabiri n'aka gatatu kugeza kuri finali izajya ibihari. Nukarangiza rero uri buhita ujya kureba n'akandi gakurikiyeho kugeza karangiye, kuko iyi yo ya high school nzajya nyizana nyirangije cyangwa se yose ihari. Hano aho Mada avuga ati papa rwose telefone yawe yayimenye ngo kubera ko wakererewe mu rusengero mani. Eliya avuga ati mani ntabwo ngiye nari nakererewe, nuko ikibazo bambajije muri hariya ati ya papa we ewana arakabije rwose pe, arakabije. Ati bimbwire rwose nkaho umuzi kundisha. Hanyuma se bya birori urimo gutegura mani, uravuga ati mani urabizi ko iki kirori tugikora rimwe mu mwaka bro, ngiye noneho ndashyushye cyane iki kirori ngomba. Uri serious? Ati yago rwose. Wa mukobwa twabonye witwa Victoria akomeza gutanga impapuro ahangaha z'abanyeshuri, abahereza impapuro zabo bigaragara ko ari amanota. Wagize angahe se? Undi amureba ati nagize meza kurusha ayibushize. Abati numvise ngo hari ikirori ngo mushaka gutanga muri iki kuri wa gatanu. Avuga ati oya ntacyo nta kirori gihari, utatoza tuza wana. Umusore Ahmed avuga ati byaterwa n'urimo kubaza wese urinde. Uyavuga ati ndimwe kwibaza nyine impamvu ngiye mutantumiye. Izakarabyumva Izake ni umunyamazimwe. Ahmed okay.
ntabwo nari nzi ko muri ubwo bwoko bw'abo bantu bajya mu birori nyine. Victory yavuga ati turi mu mwaka wa nyuma ndimo kugerageza kugira ngo amababa yanjye nanjye nyarambure nyine nyakuze. Ndavuga ati gendeye amababa ijya kuyaramburira ahandi wasanga wenda ujya kuyaramburana na Izake. Uriya Eliya banza yanga Izake cyane amuvuga muri byose. Izake aza mwirengagize barehana nabi banza adakunda Izake. Okay, uratumiwe rero ari Ahmed, uratumiwe mu kiriya kirori, pfa kuba gusa uzazana n'uriya mukobwa mushyashya Chinasa waje. Victor avuga ati okay nta kibazo rwose, ndetse kandi ndakwiyamye ntuze gutuma uzazana ngo na Izake. Oyo avuga oya ntabwo tuzazana. Ati wumvise neza Izake ntimuzazane, bigaragara ko Izake banza abantu bose bamwanga. Ati umukobwa mushyashya uyu nguyu ahereza Izake urupapuro. Ati oya nta bya danje mani n'ibiki. Ati 99 none se wagize angahe 72 bakomeza gukina Izake bamute. Guys mutuze ariko ibyo bintu munungugu nase kubera iki bingi burimo kubikora jya no mu ishuri ryanyu. Oya avuga ati principal Obasi aravuze ngo tugomba gutora perfect cyangwa se umunyeshuri nyine uhagarariye abandi. Yavuga ati ibyo ngibyo bivuze ko se twatumira buri munyeshuri wari wese cyangwa tukita izina uwo ari wese. Yego rwose cyangwa se bakanomina nyine bakavuga ngo uyu nguyu ni nko kwamamaza nyine. Eliya abare bavuga Eliya rwose ni ugiye kuba head boy. Ati Izake man niwe. Ati oya umuntu wagutora wowe Izake nabarimu gusa bashobora kugutora wa muginga we. No mahangayike guys nzabajyana mu butaka bw'isezerano. Ndavuga ati na Moses byamufasha imyaka 40 kugeza y'abantu. Izake na Eliya baba barimo guterana amagambo. Ati Eliya kanguka rwose. Uyu mukobwa yitwa Leila yararanga arimo kubyumva akubita Izake ibipapuro. N'abanyeshuri bahora barimo gucyocyorana ahangaha. Ati Eliya rwose. Eliya we kanguka wa mugenga we kiba cyasinziriye n'umwana warerewe mu buryo bwa gikristo. Amushigukira hejuru kumbe bari gushima nkuko nazo ndimo kubivuga mu ishuri ryatambutse. Izi kwizi kugira ngo tuzikore bidufasha kugira ubumenyi buri generale nyine bikazana dufasha no mu bizamini bya midterm. Bityo ni ingenzi cyane kugira ngo mubyiteho neza cyane. Izi kwizi tugiye gukora turimo kujyana bategoma. Ikibazo cya mbere sasa rero ngiye kubabaza n'umwarimu uje kaze nese niyihe tamu bakoresha ku ndwara y'umutima ndetse noneho n'imiyoboro y'amaraso niyihe? Izake avuga izina namwe mwisomera aho ngaho. Izake mushike amukomera amashyi Leila arimo kumureba. Izake nubwo ashyuha ariko nanone yagize B gusa mbese ntabwo mu gihe cyatambutse ntabwo atsindwa n'umuhanga. Ikibazo cya kabiri sasa rero nese nizihe shambure zingahe ziri mu mutima Izake na mushikiwe? Mani mureke abandi tubahereza amahirwe yo gusubiza. Hari umuntu uri buza gusubiza se? Abanyeshuri ako kanya telefone yaravibuye muri iri shuri. Uyu mukobwa arikanga cyane baramureba baramwitegereza bigaragara ko ari we nyiri telefone. Ntagire kantu na gato kagucika. Iyo ni phone yawe se? Ari umwarimu. Uyu mukobwa yego ni yanjye bamurema nyine natekereje ko nayishyize muri loka yanjye. Waratekereje ngo niko watekereje mpereza iyo telefone nunaha. Mwarimu aza ayimwaka n'umunyeshuri nunaha ntagire isura wibagirwa. Wa mukopa twabonye wari urimo guhamagara mama we yaje ahangaha mu ishuri azanye ibipapuro. Uyafata phone avuga ati ibi ni ibipapuro bya biturutse kwa principal urakoze cyane. Uri buze kwisobanura muri body ya discipline wagakobwe uburyo ufite ate ukopa avuga ati baretse gato nese telefone isoni hanga mu ishuri. Ati yego rwose niko bimeze. Uyavuga turabizi ntugire ikibazo reka ibingi binjye kubyitaho neza cyane. Ishuri ryawe ntibirirogoye ngwino tujyane wagakobwa we. Kopa asohokana n'uyu munyeshuri ntagira kantu na gato kagucika. Na gace ka mbere dutangiye nako high school gafite ibice bikeya ariko nubona kangaka umenye ko nibindi biraba bihari ku buryo uri buze gukomeza guhita ureberaho n'izindi kugeza ukarangije. Kopa yasohokanye n'uriye munyeshuri. Harya twari turi uyavuga ati turimo kuvuga ngo shambure z'umutima nizake arashyuhasha tuvuga ngo shambure z'umutima noneho iburyo n'ibumoso ventricule noneho na atrium byose arabivuga. Bagishira bavuga koko nkawe arashyuha. Mwarimu avuga ati birasa nkaho wagira ngo muri iri shuri Izake wenyine niwe witeguye ibizamini rwose. Avuga ati cyane rwose nkuko bisanzwe. Leila uburyo amure reba Ahmed uburyo amure. Ati ibi bintu mukeneye kubifata mu buryo buri seriya rwose. N'abanyeshuri baba bari mu ishuri barimo kwiga bisanzwe. Ndetse ahangaha ku ruhande
uyu mwana w'umukobwa Kinasa, nubwo kiriya kigo bigamo bigaragara nk'aho ari icya danje, ariko we twabibonye aturuka ahantu haciriritse, na mama we akazi afite konyine nako kwishyurira minerivare abana uyu mwana wenyine gusa, naho ubundi ngo iyo haburaho makeya ntabwo yari kuba ari kugakora. We arimo kurwana n'imyenda areba ngo arebe niba hari umwenda muzima afite. Ntagira akantu na gato kagucika. Ndetse ibi ngibi turimo kureba akaba ari ibintu byabaye imbere y'aho bari abanyeshuri twatangiriye bafite ubwoba bwinshi cyane, kuko n'uyu yari arimo, kuko nanone nyuma tumaze kuberana nibwo twabonye uyu mwana w'umukobwa bamuzana ku ishuri bamupresenta nk'umunyeshuri mushyashya. Ese ni ibiki byabaye? Akangaka nuko nguko tugatangiye sasa. Rero uyu afite n'irungu ryinshi, aryamye ahangaha ari kureba, ajya kubaza Meta AI kugira ngo arebe byibura ngo Pretty Diane arebe uwo ari we. Mbese bigaragara ko ari umunyeshuri yabonye witwa Diane ku ishuri, areba amafoto ye kuri Meta AI amureba kwa kundi abakobwa nyine baba bari kureba utuntu. Ati ndagira ngo unyizere bigibe ntabwo bimeze nk'uko bigaragara rwose, ni umugore. Ndetse kandi ngiye ntabwo nshaka gutekereza cyangwa se ntekereza ko Leila atekereza ko papa we yagarutse mu ishusho yacu, cyangwa se tukaba tukiri kumwe. Noneho kugira ngo ibintu byongere byangirike, kumbe uriya mukobwa Leila, wa mugabo wari uri mu rugo ari kumwe na mama we mu buriri, ni papa we batandukanye. Undi mugore araza yicara ahangaha, ubwo bagiye kuvuga amazimwe. Uravugisha ukuri koko madamu? Nesa uri kumwe kubona ko umaze igihe kinini cyane uri singo, imyaka 10 yose ishize. Uyavuga ati ibyo ngibyo byose muri iki kiganiro bifitanye isano gute? Uyavuga ati byose bifitanye isano byose. Kamuri nawe uranzi njye noneho ngiye urabizi nduzuye ibintu byose, ngiye nkunda kwinezeza ibintu byose, nkunda n'ibiki byose, rero ndahakubereye ku bwawe, ndi kubikora ku bwawe. Ariko urabona umuntu w'umukobwa ukuntu aba agomba kuba ameze, rero ugomba kugira umunezero. Nese noneho kandi niba umunezero umuntu wo kugirana nawe ukamenya ngo hubwo uwo muntu muri kugirana ni muntu kinindi, nibyo ugomba kwitaho. Ni umugore urimo kumwoshya. Okay, sasa rero ngaho reka ngire ikibazo nkubaza noneho. Sasa rero mureba ni mama wa Leila arimo kubwira, nese basi ni byiza? Ndavuga ati byiza ibihese, nko kumubaza ngo mbese ari kumwe n'uriya mugabo ari kumva ari byiza. Mama wa Leila aranga, nese ibihe byiza nyine ni byiza. Yavuga ati mbese ushaka kumenya ko ndi kumwe n'umugabo wanjye ari byiza rero maze umwibe. Ako nkongeyemo nyine, ariko ni nkaho ariko avuze nyine ni byiza rero ubimenye. Okay, ntari well nyine nkubwije ukuri rero ntakubeshye nyine ndi kumwe nawe ni byiza. Undi w'umunyamazimwe araseka, aha baby girl, bega irebe rwose. Okay, ndakumva neza cyane, ndakumva rwose, nta nubwo nkurenganye kubera ko yaba narindi mu nkweto zawe ndi singo nyine, noneho naranakoze ni divorce meze nk'uko umeze. No, nta muntu ushobora kubona amatara yanjye ya feri nyine break light kuriya amatara yaka ufashe feri, mbese we yahanantuka agakagenda kugeza biguyemo. Niko rimwe kuvuga njye nakwishimisha nkishimisha byose nkishimisha neza cyane. Nyine nawe urabizi aramwoshya. Rero dukeneye gutekereza kuri Leila. Rero umugore mama wa Leila aruhutse umutima, avuga ati mbihagazeho neza cyane ko Leila adashaka kukubona ubabaye. Nanone yavuga ati yego ibyo urimo kuvuga ni ukuri, ariko nanone warabizi nyine uriya mugabo cyangwa se uriya musore niwe maze igihe kinini arimo kubisunikiriza cyane. Noneho aravuga ngo kuri iyi nshuro nyine ngo biratandukanye, niko baboshye. Ubundi twebwe abasore tuza tuvuga ngo noneho ibyabaye si tuzongera kandi biragoye guhinduka ngo biratandukanye. Ati yego byaba byiza umusunikirije kure cyane madamu. Urabona ibyo bintu by'ubugoryi mugabo arimo kuvuga nonaha nase ameze neza. Kumbe kugira umuntu w'igitsina gore uri mu rukundo inama ni nko guta inyuma yahuye. Inyuma yahuye niriya hirya muri za hehe za Gikongoro na hehe. Nibyo mpamvu bavuga ngo no guta inyuma yahuye kure kugera no mu Burundi. Aka kanya ndimo kubona rwose ko ari wowe utameze neza rwose. Kumbe uyu mugore ni urukundo rwasajije, yarazigoje kumugira inama. Ndimo kukubona rwose. Aya byose biragaragara rwose, birabisobanura neza. Koko mama Leila, koko mama Leila yirya. Mbese muri make ugiye kongera kubikora nanone, ugiye gusubirana n'uriya mugabo mwabyaranye mugatandukana. Oke ntaribi. Nyagasani. Ndetse ibyo ngibyo byarabaye. Mama w'uyu mwana w'umukobwa Kinasa
byarara ahangaha arimo kugira utwo atunganya ngo deparitema bamuhaye agiye kuyobora iraruhije cyane, kandi ni akazi gashyashya arimo gufonda cyangwa se gutangira from scratch, gutangira hasi ari ahangaha. Umwana w'umukobwa yaturutse iyo hirya arimo kwitsa imitima cyane, aruhutse imitima gake gakeya, ndetse aza ahangaha ameze nk'ufite ipfunwe ryinshi. Niko yaje yivugisha, aruhutse imitima cyane, afite nkaho wagira ngo afite icyo ashaka kuvuga. Mama we aramwihorera, mama we aramureba. Nase nibiki biri kunuka ahangaha ku buryo urimo kwiruhutsa bya buri kanya. Umva kinasa, umva ndakuzi, ni njye wakwibyariye rwose, ariko njye ntabwo mfite imbaraga zo gusoma ibitekerezo byawe. Niba hari ikintu kikubangamiye aka kanya kivuge gisohore mu munwa wawe. Uyo arabyumva, okay sawa baba bamuhaye rugari. Araza, okay nta kibazo rwose. Ati rero mama we, ndakumva, njye nkeneye inkweto nshyashya, nshaka inkweto nshyashya. Umugore avuga ngo ukeneye iki? Nabakene. Ati nkeneye inkweto nshyashya nyine. Mu bakire ntabwo basaba inkweto. Hanyuma se izira zose ufite iri inyuma zose? Ati aya zira zishaje se, ntabwo nshobora kuzambara rwose ziriya. Okay mwamikazi Elizabeth we, sorry mbese ushaka izindi nkweto nshyashya buri munsi. Inkweto nshyashya ugiye kuzimaza iki se? Yavuga ati hari hangawuti izaba ku wa gatanu. Hangawuti ni nkuko nshobora kukubwira ngo rero Diane ngwino tube tugiye haranze dusohoke tunywe agafanta. Aravuga ngo niyo hangawuti bazajyamo, kumbe cyangwa se abandi banyeshuri twabonye ari pati cyangwa se ikindi kirori nyine cya danje barimo gutegura. Umwana byita hangawuti, ni hangawuti nyine nshaka kwatendinga. Ati hangawuti mbese nishaka kujyamo. No mugore. Okay. Mbese muri make imbaraga zose nshyiramo kuva mu gitondo kugera nimugoroba, bukongera bugacya bukira, ijoro rikanyiriraho. Byose kugira ngo ubone ibiryo ku isahani yawe no ku meza. Ikintu cy'ingenzi cyonyine witayeho ni ibirori, pati. Uyavuga ati ngese nigeze mvuga ibintu bya pati ntabwo ari pati ntabwo ihwanye na hangawuti. Uyavuga ati oya, mbese ndakana kagahinja kakanya ntabwo nzi itandukaniro ry'ibyo bintu. Simbizi rwose. Reba akangaka, ari hanze hari abantu barimo guhekenya amagufa kugira ngo biyumve nk'aho umubiri wabo ukinyeganyega. None wowe urahanga uri kurya ibiryo inshuro 3 ku munsi, icyo ushaka ni inkweto nshyashya rero zo kujyana mu birori sasa. Umwana arejeje, ntugire ikibazo mama, ntabwo wabyumva, ntiwabyumva. Nta kibazo rwose ntabwo. Uyu mugore nawe aterurwenya ngo mama ndabyumva, niko umwana avuze. Ati oya ntabwo ubyumva, ahubwo kubera nyine iyo avuze ngo ndabyumva aravuga ngo I understand. Umugore ahita avuga ati oya ntabwo ubyumva, you don't understand, ahubwo you overstood. Noneho ahindura imvugo arayikonjiga. Overstood, understand ni nko kuvuga ngo itandukaniro cyangwa se opposite ni overstood. Understand ni nkaho uri guhagarara hasi, none uyu ngo ahagarare hejuru yo hejuru, cyangwa reka nguhereze breakdown rero ikuzamura ugiye hejuru cyane. Umwana ari kubura aca haragenda. Umbabarire kuba nari mbigusabye. Ati nanjye mbabarire kuba mbikuvugishijeho. No mubyeyi. Umwana agenda arimo kwijije fishbone, amwise igufa ry'ifi nyine. Umwana agenda ku ma escalier ari ntumenera ama escalier, uzamuka witonze buhoro bwite nk'ibisanzwe. Urandebera kano kanara. No mubyeyi. No mubyeyi. Urahangaha barimo kurwana nyine. Ababyeyi mwese muri abasingo mada murimo kurera, courage cyane, umusaruro uzaboneka, bizagenda neza. Ndetse ahangaha ku ishuri abanyeshuri barimo kwiga bisanzwe. Victoria yarara ahangaha ndetse na Isaac ari hari inyuma bari gukora ubushakashatsi bya danje. Victoria ngo tuvuga amazimwe. Bari abantu iri squad hari ibintu irimo gupanga, ndetse kandi ikarita yanjye ya nyuma nayishyiraho paka ko hari ibyo bari gupanga. Uyavuga ngo iyi squad se, ati ntabwo ari Elia Ahmad na FS, wa musore ufite ibisuko yitwa FS asa rero. Bariya iteka ryose bahora bari ku kintu barimo gupanga. Uyavuga ati nibaza icyo kintu ni igiki barimo gupanga, ariko nindemuka nkimenye mpita ngenda njya kuri office ya principal rwose. Uyavuga ati ntabwo nshobora kukizera cyangwa se kuba nizeye ko n'ubundi wahisemo kuba spy cyangwa se maneko wa principal rwose wabyemeye. Oya avuga ati oya ntabwo ari spy, ni informant, no umuntu utanga amakuru, ntabwo ndi maneko Izaki. Kandi ujye ukoresha terminology nziza, ibintu byumvikana. Agira amazimwe abitekerezaho. Victoria akomeza kumwitegeka.
usa nk'umuntu ushishikajwe n'ibi bintu rwose, ariko ngenda guhangayikiye. Nese hari ikintu bagukoreyera? Uyavuga ati kubera icyo urimo kumbaza ibyo bibazo byose se? Nge ndimo gukora akazi kanjye rwose. Nese ntabwo ukiri timu Isaac? Uyavuga ati urabizi ko ndi timu Isaac buri munsi. Ati byiza cyane rwose nyagasani. Ni umukobwa Victoria akomeza guhanga ijisho, kumbe umukopa ari kumwe na Leila avuga ati Leila ndakwinginze tuza. Nyagasani bari kumwe, urabizi ko nkwitayeho cyane. Kaka se unyitayeho? Uravugisha ukuri? Ati Leila ni njyewe kwitayeho cyane rwose, ni njyewe. Urabizi nyine uze kuza iwanjye nijoro ngutegurira akantu keza turebane filime, ndagukumbuye cyane. Ndavuga ati oya sinshobora rwose, kubera ko aho Mada afite ikirori ari buze gutegura muri iri joro kandi ngomba kuba mpari uko byagenda kose. Uyu mugabo bigaragara ko wa mwana w'umukobwa mugenzi we yararimo kuvuga barimo bagiye gukina cyangwa se bari mu rugo, amaze kuvugana na mama we, umukobwa muto y'abakundana ari Leila uri aha ngaha. Tegereza ko ugenda basi uryoherwe icyo kirori cyawe ntari bisasa rero ndibuze kumera neza. Uyavuga ati koko ibyo nibyo ugiye kuvuga? Koko nibyo wavuga? Urabizi ko abantu bose bari buze ko bari hariya bari kumwe n'abapartners babo cyangwa se bo bakundana. Uyavuga ati Leila nge ndi umwarimu wawe, ntabwo nshobora kubonanwa nawe dufatanye ibiganza. Nyagasani nese urashaka kunshyira mu kangaratete? Uyavuga ati ntabwo ndimo kuvuga ngo uze unyikarageho n'ibikini cyangwa ndimo kuvuga ko byibura ibi ngibi bimaze igihe birimo kugenda, bimaze igihe kinini cyane, kandi nge nshaka inshuti zanjye ko muhura bakakumenya ko nge nawe duteretana. Undi avuga ati itwara icyo wagakobwa, nese uri serious wa mukobwa we? Nyagasani ati sinshobora rwose, ibyo sinabikora, ibyo birimo risk nyinshi. Uyavuga ati ntugire ikibazo rwose. Ni Shalewa ndetse na Diane, ba bakobwa nabo twabonye. Shalewa bari barimo kuvuga ngo yakererewe ku ishuri tugitangira, na Diane gusa nyizera babika ibanga, ntabwo nshobora kubibahisha bariya bo rwose ni aba best ba. Uyavuga ati ndibuze kugaragara gute se? Abantu bose nibaramuka bamenye ko nge nawe dukundana. Nyagasani ni umukopa, umuntu w'umunyakuri cyangwa se utekereza ukuri Leila bitekerezaho. Abata wake nta kibazo byibagirwe nushake. Leila umukobwa ari kubitacaho aragenda, bano bakundana umubano w'ibanga. Leila wagakobwa we ni umukopa, ntabwo uyu mukopa twari twamenye izina rye, ariko akora ahangaha muri iki kigo cy'amashuri. Ndetse ijoro ryarageze, amasaha yakomeje no kugenda, ndetse hari aho bari barimo gucuranga muri izi karitsiye, kumva abanyeshuri baje mu birori. Ibirori batangira kubiryoherwa neza cyane, ndetse aba banyeshuri turimo kubona ahangaha harimo n'aba basore twatangiranye bambaye neza nk'uko twababonye tugitangira, bavuga ngo reka duhishe uyu murambo ntihagire umuntu ububona, ngo ibi bintu bibaye ni bibi cyane. Batangira kunyuka umuziki, batangira kugira gute. Victoria yararimo kubyitegereza byose ari ahangaha, ndetse uyu musore Ahmed niwe watumije iki kirori. Uyu musore Elia n'umwana warerewe mu iyobokamana. Hano hari n'undi musore wari harimo kubireba. Abandi banyeshuri, uyu niwe Efe nanone, abakobwa bashyushye cyane bazunguza ibirori niki. Hano hari nese tugire se niki. Mbese aba banyeshuri, uyu nguyu atera udushoti n'undi mukobwa uri ahangaha. Uyu nguyu ni banza ari we Diane, umuvandimwe wuriya musore w'umunyamazimwe ugira amazimwe menshi. Uyu mukobwa Leila nuko nguko yaturutse ahangaha ku ruhande atambutse. Nase twigeze duhura turaziranye. Umusore wari uri kumwe n'uyu mukobwa ahangaha, ndakuzi se? Birasa nkaho wagira ngo hari ahantu nkuzi. Victoria avuga ati yacaho cya kumbe ni umusore wibereye hamwe n'uyu mukobwa Victoria. Oya ntubyiteho, ntugire ikibazo rwose. Abangaba bakomeza ibirori byabo, bakomeza kugenda neza cyane. Umusore Ahmed aho ibi bintu byabereye ni iwabo, akomeza kubyinana n'uyu mukobwa Victoria, ibintu bimeze neza cyane, banywera mu macupa. Uyu nguyu ni Ivy, kubera karimo abantu benshi ubu ngubu bataramenya amazina nyine n'amasura, ariko ngiye mba mpari baryoha neza cyane. Ibirori bikomeza ahangaha, ni akarori bajemo. Kakandi wa mukobwa yavugaga, uriya mwana Chinasa avuga ngo aze bano bakobwa bakaza ba Leila ndetse na ba Ivy bagafata n'amafoto nyine, kugira ngo ibirori bikomeze biryohe bimeze neza, ariko bambaye neza kwa kundi twababonye. N'abandi nabo bakomeza kuganira cyane, ndetse uyu musore Elia, umukobwa wambaye ikanzu y'umutuku, yaraje amubwira ati ino igire, ngwino njye kugira icyo nakwereka. Aramukurikira, ndetse bigaragara ko bari no kunywa. Nasa unjyanye hehe? Umukobwa nuko nguko yazanye Elia, umwana wa Revera Mike. Baretse gatoya, egera hino ariko egera hino.
amureba. Okay, buretse gate. Ndatekereza nkeneye kubanza ibingibi kubigukora mu biganza byawe. Afata agakombe yari afite igira hino barasomana. Bigaragara ko bashobora kuba urukundo rwabo rukeba cyangwa se ari oya ibingibi sinabikora rwose pe. Urabizi ntabwo nabikorana nawe. Ndavuga ati ndagusezeranije meze neza ndagukunda nanjye ndagukunda. Bihagazeho neza se yego rwose bihagazeho neza. Nase unjyanye hehe? Umukobwa aramukurura ngwino nkwereke tujye se ni umusore wa pasiteri. Babyeyi hari ukuntu baba bashaka kuturera bakagira ngo ibyo bakunda natwe. Ati Shalewa, uyu mukobwa niwe Shalewa bavugaga. Ewa ni uri umukobwa w'umusazi. Wa Shalewa wari wakererewe utari no muri ya foto bafashe tugitangira. Ati ndatekereza ukeneye kuruhuka kuko wanyweye cyane. Umukobwa Shalewa avuga ati ngiye meze neza. Nase ikibazo cyawe ni ikihe? Uti wanyweye cyane wa mukobwa wasinze. Shalewa yimwenyuza avuga ati nasinze mu rukundo. Umusore avati yego Beyonce we Drunk in Love nyine banza n'indirimbo ya Beyonce. Reka ngende njye kugira icyo ngushakira amazi cyangwa se n'ibiki byose kugira ngo ibingi bitubihagarike. Atarase ntabwo ushaka kunsoma ariko yavuga ati babe urabizi ko nshaka kugusoma ariko nyine ngiye nshaka kukurya ahubwo nkakuzunguza nkakuzengurutsa hasi hejuru n'ibiki byose ariko nanone apana umeze uko nguko. Ubundi niba uri umusore uri ikigoryi cyane niba uryamana n'umukobwa wasinze. Byo ni ihame mu mahame agenga abasore. Umukobwa wanyweye nta kintu wagakwiye gukorana nawe. Uyu musore rero nubwo afite n'utundi duco ariko ni umwana wa pasiteri ufite n'amahame ntiyaryamana n'umukobwa ihame. Rero mpereza isegonda ngende byibura njye kukuzanira amazi ari buze kugufasha gukuremo n'ibyo bintu byose wanyweye n'ibiki byose. Iyo rose ariko ati oya igira hino baby. Ati igira hino. Uyu musore ahita ahaguruka acaho aragenda nawe yasinze cyane umukobwa kubera no kutinyeganyeza yagumye ahangaha. Uyaza kumukoraho umukobwa yaje ambara neza ariko wagakobwa ujye ugira n'icyubahiro hatagira uwinjira ahangaho ukabona n'ibiki byose. Umusore acaho aragenda ni ikirori bajemo. Ndagukunda cyane niko kasige ndagukunda cyane kisetsa cyane kagenda uko nguko. Uyu mukobwa yitwa Shalewa ndetse ikirori cyari gikomeje. Ahmed byabereye iwabo arimo kuganira n'abandi bakobwa. Byashyushye byari bikomeye cyane. Aya ninjye watsinze. Umusore Efe nawe yari gukina n'uriya mukobwa twabonye ni Leila ndetse anakunda mu kikiki buretse gatoye. Ninde watumiye Mr Marcus se? Uyu Leila abibonye ahita amwenyura ati ntugire ikibazo ni byiza cyane. Kumbe Marcus ni wa musore w'umukopa cyangwa se wa mwarimu ukundana nawe mu ibanga. Efe yahisaza uyu ngo yavuga ati buretse gate winyegera ariko winyegera. Urahangaha waje biragaragara neza cyane. Umusore ati nta mahitamo nari mfite kuko urabizi nyine nawe wampatirije. Ndavuga ati nibishake nge ndishimye kukubura ahangaha rwose. Nyagasani urakoze cyane ariko ntabwo ndibuze gutinda ahangaha nge ntabwo nshaka gufatwa. Bano barimo kuganira bisanzwe. Leila ko bathroom iri hehe se cyangwa se ubwiherero buri hehe nshaka kujya kwiruhura. Uyu Leila afite ni ibingi bityo rero ugiye kugenda uzamuke ruguru nurangiza uci iburyo bwawe. Nzamutse hariya atoki nta kibazo. Agenda yihisha kubera ko ari abanyeshuri barahangaha bose. Leila yamuzanye sasa rero mu gihe cyakurikiyeho wa mwarimu Marcus niwe wari urahangaha aryamye hasi barimo kumutegaho amatwi bashyiraho n'imitwe kugira ngo bumve ko arimo guhumeka. Nibwo umwe yavuze ati guys this is very very bad. Mu bwoba bwinshi Shalewa niwe wabivuze. Nyagasani kumbe ni hahandi twatangiriye byose byabereye mu kirori. Tudatinze wowe hita ugenda ujye kureba n'agace ka kabiri kuko nako nahise nkazana neza cyane. Ndetse reba ahangaha ibumoso uhita ugakandaho kuko karahari uhita utangira no kukareba.